nzabikora ejo, buri gihe amahirwe menshi. Mubwire ikintu kimwe, akambere kuvuga ngo nzabikora ejo, buri gihe amahirwe menshi apfira mu gutinda gufata icyemezo. Amahirwe menshi apfira mu gufata ibyemezo, apfira cyane mu gutinda gufata ibyemezo, aricyo twita procrastination. Hari ubuntu bwo kudakora ngo nzabikora n'ejo, ngo ariko ngo urabona ngo reka ngo tubigire gutya. Oya, ntabwo ari uko bikora ku muntu uzi ubwenge. Yego. Wapi waragiserera mpaka aragiserera mpaka ageze kuri cya kintu agomba kugira gute, gusubika ibintu. Buri gihe njya nkunda umuyobozi atubwira ngo amahirwe ntajya aza kabiri, rimwe cakira. Yego. Ikindi gituma abantu bahera mu bukene batabizi, kwiringira abantu gusa, kubaho wumva wiringiye abantu. Kandi niba hari ahantu, niba dutenguha, abantu ba mbere baradutenguha. Ashobora gutenguha kuko atabishoboye, ashobora no gutenguha kuko adashaka no kubigukorera. Bibiri umuntu yarayise kwaramuka, akarara yabikwemeye, akaramuka yumva bitamuvuyemo, akaba n'ubikeneye kubigukorera ariko nta capacity afite yo gukora ikintu, nta bushobozi. Reka zipupa nuvuga ngo utegereza ko abantu bazahindura ubuzima bwawe, gutegereza ko abandi bazahindura ubuzima bwawe, ubufasha ni bwiza, ariko umuntu agomba kugira icyo akora. Ya bindi byo kumva ko hari ubikubereyemo nyine. Ubundi ninde ukeneye ibyishimo byawe? Wita ku byishimo byawe. Buri muntu wese mwisi akeneye ibyishimo bye. Niyo no kubwira umuntu ambwira nti ni ukuri, nubwo umuntu aguha ikintu abaguteza undi mutego hirya. Ubumwe bw'Abera Ministries, aho amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Nagira umenye ubumwe bw'Abera si idini, si itorero, ntabwo rigenda no kuba ryo, ahubwo naho wiga ibintu byose ukabohoka, ugasenya ibicaniro bishya, ugasenya byose. Ariyo mpamvu twabategura ikiganiro gitambuka buri mugoroba kivuga ngo mwanira abawe, mwanira busize, siga umurage muzima, siga umurage ukwiriye imbere y'abantu, imbere y'Imana n'imbere y'igihugu. Oh, hallelujah, hallelujah. Building an everlasting legacy. Sigira bawe umuco muzima, bakorere, baraga ibyiza bazakira, kuko niyo mahitamo meza. Senya ibicaniro bya karande, senya ibicaniro by'uburyo bwose, maze wubaka ubuzima bw'ahazaza h'abana bawe. Banira n'abawe, bamenye kubana n'abandi, kubana mu gihugu neza, kubana n'itorero neza, no guhindura imyumvire. Siga umurage ukwiye, nibwo butwari. Amina. Kusuje nkwifurije kugira ibihe byiza wadukurikiye uherereye hose. Ni kumwe bw'Abera Ministries, amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Ni ikiganiro cya nimugoroba musanzwe mukimenyereye, mwanira abawe cyangwa se Build an Everlasting Legacy. Amazina ni Jerry, turagarutse n'ubundi muri bya biganiro byacu bisanzwe. Mushumba, wiriwe neza? Yaniriwe amahoro, ndashima Imana n'abantu bayo, ndashima ko ikomeze kuturinda, ndashimira Imana ko ikomeze kunyereka ukuboko kwayo kwiza mu gihe nk'iki. Kandi ni ukuri ibyiza biracyari imbere ku badukurikira, nubwo twirinze kuvuga bya bindi byose, ariko bazirikane ko turi mu gihe cyo gukora mituweli, turi gufasha abantu twita ku bikorwa. Kandi namaze kubona ko abantu bacu babyumva cyane, nta mpamvu yo gutinda ku kibazo nk'icyo. Kandi nzira ko turi mu cyumweru, impamvu ku mugoroba nirinze kuvuga ibintu byinshi, ni uko abantu bafata ibyo bagakoze bakabigereka ku Mana. Ibyo bagakoze bakakwikoreye bakabishakira ahandi, abandi ngo ni amahirwe, ngo abandi basenze kurusha abandi. Hari igihe nyinshi n'abarokore ngo kana karasenze ko Imana iramusubiza. Amazi yose yashijatumye Imana gusubiza nibi. Amahirwe n'igihe byarahuye, bihumeye cyo gukora. Ntabwo gusenga cyane ni byiza, ubugingo burakura, ariko nta mpamvu yo kubwira umuntu ngo impamvu nashubijwe nuko nasenze, kuko abakire bose mbona muri Kigali n'abo mbona ahandi hose nta rusengero mbazi. Tugaragara nk'abatariho, ariko dutungishije benshi. Baguha ibyanditswe, kandi umuntu yakwibaza ati se isengesho rikora ribomora ibihome ni irihe?
ntirikora ryari itabwa mu bibazo byawe se ngo biveho ubwo urambwira ikiwo utivomeye avomera abandi ase ko ari Paul wabyivugiye ati dusa nk'inzungu turakomeye ko yabwirizaga abantu bagakira n'igicucu kikavura abantu igicucu cyawe cyavuye nde wahagurukije reka buriya Bibiliya tugomba kuyitondera kandi isomo turimo dukora ntabwo ari ibyo kubwira abarokore gusa ubu ni ubuzima busanzwe umuntu akwiye kubamo yego nk'uko ugomba kubireba ibyo ari byo yego turi ku isomo ry'ubuzima gutunga amafaranga guhindura ubuzima usenge ni byiza umuntu w'imbere akure ariko n'uw'inyuma abeho atitotombera Imana tureke gushyira imizigo ku bandi yego nibyo turimo tumaze iminsi nyine turi kuvuga ku bukene ku bituma n'uburyo wabanamo n'amafaranga ibintu nk'ibyo ariko mushumba uyu munsi ni ibihe bintu bishobora gutuma uhora mu bukene ukabigumamo ariko utarabimenye ubundi ni ukuvuga ngo hari ibintu birenga 10 bikomeza abantu benshi mu bukene batabizi cyuta kugukomeza imigozi ikakuzirika utabyizi nyine ukumva nibyo ukavuga uti nicyo naremewe ndabyakira ni ibintu 10 bishobora no kurenga ariko bikomeza kuzirikira abantu mu bukene ariko ba nyirabyo ntabyo bazi uyu munsi tugiye kubyumva rwose bakuzirikiramo ikintu cya mbere no gusesagura amafaranga make bafite ariko se ni ryari tuvuga gukoresha amafaranga akenewe ni ryari byitwa gusesagura no gukora ibidakenewe hari umuntu ukora ibintu bidakenewe yes oya ntabwo byumva buriya hari n'ikintu kindi ntajya numva ingendo zitari ngombwa ingendo ndazisobanura zose gusesagura amafaranga make ufite nayo tuvuge mu rugo hari ibishyimbo uguze ubushaza bw'iki kuko wumva ubushaka ushaka cyose wakigura se ufite inkweto zo kwambara ntizishaje wongeyeho urundi urasesaguye pfushije ubusukozi bidakwiriye amadepanse adakenewe murabyumva hari umuntu wambwiye ngo ubundi ngusobanurire ni ukugura ibintu bidakenewe buri gihe usanga bitanakenewe umushuti wanjye yakoze ubukwe ararongora turamutwerera bibibi neza bajya mu rugo akakambwira naramubaza ni byiza se nanjye nzaze ati buretse wa muntu we buretse gatoya kubera iki turumva mu dufaranga duke mba mfite dukora sitoke tukagura nyine nkabwira umudamu we tekereza amafaranga ya naya y'ibyo twayakoresha akabyandika akajya no kubiha bakabigura ariko yarambwira ati ikibazo ngira umudamu ibihari yaniguriye ntabwo ari ibyo abashaka ibidahari kandi ukabona bitanakenewe ni ukuvuga ngo ni ukugura ibintu bidakenewe buri gihe kandi amafaranga make asesaguwe buri munsi nyuma aza kuba menshi ukicuza ibi bintu biguheza mu bukene wowe wumva ari ubudepanse buto nyamara hari ibintu biba bidakenewe ariko yego birahari yenda ukaba ushaka kubishyira mu rugo ariko by'ukuri byari bikenewe ntacyo byari bibatwaye yego iyo ni imwe iya kabiri ni ukutagira intego mu buzima ubundi ibintu byose bijyanye no gutera imbere kutagira intego mu buzima bishatse kuvuga iki umuntu utazi ahajya akora ibintu bidafite gahunda utazi ahajya harimo za ngendo zitateganijwe za ngendo wumvaga ubundi urugendo nyarwo ni urw'ufitemo inyungu ariko si urugendo rugiye gutwara depanse nta nyungu rumaze iki
bivuga ngo igihe cyose urugendo wateguye rutari bwinjize ahubwo ari rusohora ibyo ufite nta kintu wari uvuze rero urasohora ya taransiporo ariko nta kintu ubona nta na kimwe uri bukuremo ugiye kuzana. Ikindi intego umuntu utazi yajya akora ibintu bidafite gahunda. Intego niyo iyobora ibikorwa bya buri munsi, ya ntego twavuze oya singikora intego yacyo niriyo. yego ubu umwana afite anniversaire kuwa gatandatu, ariko buriya nyiteguye nk'amezi mbitekereza mu mutwe wanjye, ariko numva icyo arimo asaba ndacyumva, numva ibyo ambwira ndabyumva, ariko numva kuri njye ni dépense, kandi nshaka ko iyo dépense nize nyiteganya mu buzima bwanjye umwaka utangira. warayiteganyije? nateganije byasabye bya ntora 50 hano 20 hariya negeranye utuntu dusagutse, noneho twadufaranga tungwiririye ntaduteguye bari twombikira ya gahunda ye. Agara amafaranga menshi, ariko akeneye iyo anniversaire igomba gukorwa. Ndangije ibizame yinkorere, asabaho ndi bujyane, ndeba asanga mu tuntu duke mfite ibyo ntago byari bihari. None kugira ngo mushimishe ndakora iki? Ugomba kuyikora. None se ndakora ndafata se kuyabandi kandi imishinga cyangwa izindi gahunda murabwa ntereka wa wundi ungurira fanta y'10 ngende negeranya gake gake. No kumuntu ategura. Kandi ayishaka ko nyimutwarira ahantu heza n'abanyeshuri bigana maze ndore. Bonne kankome nakundi ababyeyi bubaho byubahe rwose, aragusaba ati banza njye muri salon iki ukabitekereza ko se ibyo byose raza gutwara ibihumbi runaka, imibare sinabiteguye ndabikora iki, ndafata bije nyihongoreho ikintu ejo bizananira biriya, icyo ndi bukore niki ndamara ukwezi nigomwe ko bwa cya gikorwa nigomwe kugira ngo ntabangamira bya bindi byari bikorwa muri buryo, kandi ubuzima bukomeza. Ko ninkora ku mafaranga ya channel sinzishyura inzu, sinzishyura internet, urumva neza. Ninkora ku mafaranga ya Minervale sinzamwishyurira ishuri, ninkora ku mafaranga y'urugo inzara zabica. None ndakora iki? Cirazampa vena tujya kunywa fanta nyatsimba hariya, ko numva ari nko guteranya cubes. Nyine ugomba cube urayumva ya kakaboro, ugomba kujongera ibitekerezo byose kugira ngo ikintu kitaza kuba ikibazo, kuko ni wowe bivuna. Abantu rero banze bibavuna, uko wanga ibikuvuna niko uzavunika. banze bimvuna ngomba ko yarya ngo wirindirize ibintu ndanze kubivuga. Aba mu Kinyarwanda nyacyo shaka ngo wirinda gutema urugo rwawe ngo ukure nk'ibyatsi, bikazagutegereza byabaye byinshi ukabyongereza amaboko. So intego niyo iyobora ibikorwa bya buri munsi. Sibyo nibyo cyane buriya ikintu cyose ugiha umuteguro wacyo. Yego yego. Kandi ni gute nasubiza ikibazo ngiye kubazwa ntagombye kugurisha icyo mfite? Burya umunyabwenge ntagurisha ahubwo aragura, yongera imitungo, ntago yikuraho ikintu. Urakoze cyane. Icya gatatu gituma abantu bahera mu bunebwe no mu bukene, bikomeza abantu benshi mu bukene batabizi. Ubunebwe na procrastination. Ni iki icyo ngicyo? Shakisha nawe. Procrastination ni icyo bita ni nka postponing ibikorwa by'ugora, cyangwa gusubika imishinga. Nugora postponing ibintu, ubunebwe bwabyo no kudakora, cyangwa kuvuga ngo nzabikora ejo. Buri gihe amahirwe menshi mubwira ikintu kimwe, akambere kuvuga ngo nzabikora ejo, buri gihe amahirwe menshi apfira mu gutinda gufata icyemezo. Amahirwe menshi
apfira mu gufata ibyemezo, apfira cyane mu gutinda gufata ibyemezo aricyo twita procrastination. Hari ubuntu bwo kudakora ngo nzabikora n'ejo ngo ariko ngo urabona ngo reka ngo tubigire gutya. Oya, ntabwo ari uko bikora ku muntu uzi ubwenge. yego, Wapi waragiserera mpaka ageze kuri cya kintu agomba kugira gute, gusubika ibintu. Buri gihe njya nkunda umuyobozi wacu atubwira ngo amahirwe ntajya aza kabiri, rimwe cakira. yego. Ikindi gituma abantu bahera mu bukene batabizi, kwiringira abantu gusa, kubaho wumva wiringiye abantu. Kandi niba hari ahantu, niba dutenguha, abantu ba mbere baradutenguha. Ashobora gutenguha kuko atabishoboye, ashobora no gutenguha kuko adashaka no kubigukorera. Bibiri, kuko umuntu yarahise ikoramuka, akarara yabikwemeye, akaramuka yumva yabivuyemo. Hakaba n'ubikeneye kubigukorera ariko nta capacity afite yo gukora ikintu, nta bushobozi. reka kuko ni ukuvuga ngo utegereza ko abantu bazahindura ubuzima bwawe, gutegereza ko abandi bazahindura ubuzima bwawe, ubufasha ni bwiza ariko umuntu agomba kugira icyo akora. bya bindi byo kumva ko hari ubikubereyemo nyine. ariko ubundi ninde ukeneye ibyishimo byawe? ntawita ku byishimo byawe. buri muntu wese mu isi akeneye ibyishimo bye. nigeze no kubwira umuntu, ndamubwira nti ni ukuri, nubwo umuntu aguha ikintu aba aguteze undi mutego hirya, kuko abantu bo muri iyi si nta kintu aguha fonafu. ashobora kuba agufitemo inyungu yo mu gihe kizaza, kuko hari abakoboyi bazi gutegura, nk'aborozi b'ingurube. hari abantu bazi gutegura ku buryo ashobora guha ikintu kuno kwezi ariko akurindiriye umwaka utaha, akazagufata kandi akakukocora pe, kuko hari ibintu yateguye, umusaba ikintu akiguhe, ariko hari ikintu kiri imbere wowe utagize gute, utabasha gutekereza ko cyane. ati na rya deni uryihorere n'iki byose, kuko umuntu ni icyo bakora. So rero kwiringira abantu gusa, wagombye kubanza kwiringira wowe ubwawe n'ibyo ufite. yego, ibyo biguheza mu bukene. icya gatanu giheza abantu mu bukene ni inshuti mbi. inshuti mbi ni inshuti zikunda ubusinzi, amagambo yo kwiheba cyangwa ubuzima budafite icyerekezo. akenshi umuntu agenda asa nabo, abana nabo. icyo kigare cy'inshuti mbi akenshi ugenda usa nabo. nibyo. Jye narabibonye no bigare ntaho bitaba. ngo uyu munsi niho usengera, ko ryo bajya mu kabari bagasengera inzoga. hari n'akabari k'abarokore basengeramo ibyayi n'amakawa gazenda byo guhora abantu. none ugasanga birenze n'amakawa mugiye kurya, kandi murarya saa 10 mugiye gutaha mu rugo. nugera mu rugo uravuga iki ko cyose ni bigare. So aba inshuti mbi ni inshuti zikunda ubusinzi, amagambo yo kwiheba, cyangwa ubuzima budafite icyerekezo. akenshi umuntu agenda asa nabo uko bugenda bucya bwira. uko mutindana. ntinya umuntu yigisha kurya amafaranga, wahangishije uko nyakora. oya kuyarya. oya byihorere kuyarya, ndabizi. kwereka aho utuntu tugezweho. oya byihorere wihanyereka, winyereka hoteli z'abanyishwa ko bayakorera ku mazi sha. ayiwe karamana, amafaranga araryoha. uyakorera amasaha 8, ukayarya iminota 2, ukayarya iminota 3 yonyine gusa. ku munsi amasaha 8. ikindi kutiga ibintu bishya. yego rata, kutagira innovation ngo wige ibintu bishyashya mu buzima. turimo turavuga ibintu 10 biheza umuntu mu bukene atabizi. isi irahinduka, amahirwe mashya asaba ubumenyi bushya. uzi ko n'ibyo umuntu akora bisanzwe ukora, iyo utize ngo ugende uhindura uvugurura, usanga byaragusize. nk'umuntu ushobora ngo ugiye ngo ufite ngo AB gusa ngo ndatuza, bafashe na se utazi ko bizamereje.
hafashe na de kutaza amahirwe hazabaza. Hano haravuze ngo isi irahinduka, amahirwe mashya asaba ubumenyi bushya. Amahirwe mashya asaba ubumenyi bushya. nk'ubu tuba kuri YouTube hari biba bizarahinduka. Utaziga ibintu bishya azashituka ibyo avuga byaragize gute. Niyo mpamvu ujya kuri ugasanga umuntu arazindutse aguteruriye inkuru uko wayivuze, yego, ngagiye gusobanura inzozi, akagenda agasobanura ibintu byawe kandi urako ya copy paste gusa aravuga, yego, ko ntiyasomye nta bumenyi bushyashya ntiyakurikiranye n'iki. Ibyo rero ugasanga isi igenda ihindagurika. Umuntu uhagarara kwiga kenshi asigara inyuma. Reka kwiga biravuna cyane. Ibi rero bishobora gutuma uhera mu bukene bugize gute ntubimenye. Ikindi cya karindwi ni ukwanga gutangira n'ibintu bito. Yego, sinzi impamvu abantu bakunda ibintu biremereye. Nigeze kubwira umuntu ahora amuzi ariko ntabwo tumuvuga, ndaramukumbuye simuheruka. Amazane ko tumaze kubyara abana runaka, buharya ubundi bwo utekereza iki? Yarankubise nose yuko atari kubishobora byumva. Murumva ngo sinacuruza inkweto ngo ngire nivuga butumwa. None se uri misiyoneri, uri Paulo, uri bashaka provisoire ngo nzambitekereza, shaka perimi nzambitekereza. None se ngo nshakira amafaranga ucuruze ngo ngabwa amafaranga yaha umugore wanjye ngo genga komeza ivuga butumwa. Njye bikubwiye ndi pasteur ndabizi. None se niwe Imana yahamagaye uzahora uvuga uzenguruke 5-10 baguhanuye burusane mu mutwe? Kubereke ntashaka gutangiza ibintu bike. Kandi noneho uwo muntu ngiye nshaka gutera inkunga uwo mugabo, sishaka gutera inkunga umugore we, ko ntagira ngo nawe azajya kujya kubwiriza niba hari ikintu kibamba gihangayikije abavuga butumwa nabonye hanze. Iyo bamutumiye ahita yumva isafuriya yagiye kuziko. Isafuriya yande iyo mu rugo rwe. Ntabwo waruhara ubwo. Nari mari ahubwo isafuriya nibazaga niyo bamutumira avuga ati ubwo mu rugo baraza kurya. Numvaga ariyo ku rusengero. Niyo mu rugo nuvuga ngo bamutumiye avuga ati mu rugo bariye. Yego. None umunsi batagutumiye uzakuraho bizaba ibibazo. Nzishyura inzu ko nabwirije n'utabwiriza se. Bizakubana ibibazo. Nyamara urugero aho nabwirije mu minsi yashize bahita murangeza ku modoka turugenze kuzana imodoka ndigendera. Ubwo iyo mba ntegereje ngo arampa amatike, hari n'ahandi nagiye bampa amafaranga muri amverope mbwira batumishe ntimuyagabane ndigendera. Yego se ko jyewe ntabwo ari icyo kintu ndeba uko nyafite. Uri nko muyagabane barambwira ngo harimo 20 sawa nimwatware gutyo natware nta kibazo. Giye mu rugo hari ibiri. Umuntu iyo umubwira kwanga gutangiza ibintu bito, byo rero afite ubuhamya ku nzu yanjye kuruta ibintu byose. Uzabumbwira se? So hageze ntibabonye se ko waheruka kera wageze none wacanganye. Maze kuva kera ariko byanahindutse ibyantu bya kera ntibikinahari. Nuvuga ngo napfuye gusa kubigondagonda numva nabuze uko ngira. Imana irambwira ngo ibyondo byawe biruta amakaro y'abandi bya mu cyondo cyawe. Ari ibyondo biriye. Wenda ni ibyondo kuko nyine bitwa ibyondo. Byari byo kuko byarasukumaga. Aya. Oya mninjiramo muri 2010 kongeye itariki 18 umva z'ukwezi kwa 4 muri 2018 nibwo nasohotse mu nzu y'inkodeshanyo njya muri ibyo bintu bidafite isura. Amafaranga wakoresheje ya korotire wayama yonye. Ibyo nibyeje mu gitondo nabanje kubaho meze nabi. Urumva noneho naninjiyemo n'inzoka zikanteramo n'amazi akinjiramo
tukava mu cyumba tujya mu kindi. Imana irambwira ngo nufata ideni ntuzishyura, genda uko imbaraga zawe zingana. Ntabwo wategereje ko ugira byinshi, Oya. gake gake. Kandi numva sinshaka n'ideni rya banki. Urumva abantu batinya gutanga utuntu dukeya. Ariko njyewe nta n'isoni njya ngira burya. Si ibintu bike. Niba sinarakwiye imyenyeri hano, narakuye hano ibintu ku rutugu, nkagenda nkotsa ikigori igiye mbwira iki ngewe. Rega jyaho kunseka ngusaba, uzanseke ndimo nkora. Kandi nta musozi utamanuka cyangwa uzamuka. None se ubwo wabonye ninjira mu byondo icyo gihe n'umufu bikantera, amafoto ndayafite. None uko wahagera uyu munsi ukahareba bitandukanye n'ibya mbere, amatara ya sensa arimo byose biratunganije, ari ahantu hararyoshye. noneho ukibaza icyo gihe byantwaye umwanya ungana iki. Ariko ni twa duke kwa kwigirira icyizere, gutangiza ibintu bito. Yego. Gusa twatangiye YouTube dufite iki? Ntacyo. Siyatangiriye kwa Wellness, cyitwa Morning Blessings. Harya. Ishyari rikazamuka nkabyihorera, nkabireka nkunda gospel ikambwira ngo utangire nta mbazo official, ntacyo ngira, nta kamera ntacyo. Nta mbazo official nkayivaho nkayita TUT, ibikoresho bimwe bakabitwara abandi bakabijyana nkaceceka, nkiri intebe mu Kiyovu nyicaraho ntazi niyo ngana. Hari abo ngurira mikrofone bakananyambura kandi abahaye. Isa kwitwa umwuga Bera Ministries busembaye. Kuki abantu batinya gutangiza ibintu bito? Abandi ngo YouTube ifite amafaranga, nta mafaranga aba kuri YouTube. Nabaza mwirukanka karibu ubango. Amafaranga ari mu bitekerezo byacu. Iya mu bitekerezo nibwo utize. Si umunsi 22 ntibahembye. Ewe. Akabonye se. Akamesaje kanabibonye ejo. Giye ko katarageraho. Nabibonye ejo bandika ngo amafaranga ngo payment iri mu nzira. Yego. Nangahe se? Ni menshi. Oya njye ntago ari menshi. Ndabyihorera. Bari urugero ngo Yego. ni menshi gute kandi inzu No nyinshi. urugero, no urugero. Njye ndimo njye ntango bamwe bwanjye inzu nyishyura 110. Internet nyishyura 50, nyishyura 25. Twakomeje. Oya Twakomeje. abantu babwira ko ibintu bigomba Yego, ni mu bitekerezo. banabisobanukiwe. Ntukavuga ibintu byose. Amafaranga reka da. Harimo kwigomwa no kwihambira no gutekereza. Yego. Sinayabonye. Rama. Reka. Shwi. Nigezwe n'antanga mu 200 sinkore n'amafaranga 40. Aho umva sifite gucika intege. Yego. Rero abantu gutangiza utuntu duto barabyanga. Ngaho reka nkugerageze nkubaze. Nuwuhe mugani abanyarwanda baciye ujyanye n'ibyo? Ibyo bihese kandi. Yani ibyo twavugaga. Ujyanye n'ibyo se? By'ubukene? Sindamenya ari ubuhe. Urahita uza aka kanya. Banki irimo inkorera ni